Nongeye kuguha ikaze wowe ukurikirana ibiganiro byacu ku mbaraga z'ibimera. Imana ibakomeze, ibahe umugisha, ibarwanirire, ikubite hasi bitavuga Imana, ni ukuri ibereke ko ari Imana. Yaturemeye ibimera ngo tubane nabyo bidufashe. Uyu munsi wa none rero ngiye kubagezaho ni akantu k'ubwenge, abenshi ntibakamenya, ariko ndagukangurira ko wajya umenya impamvu ikimera gihari, impamvu Imana yakimejeje. Ese ukajya wibaza, ese ko Imana ubundi yamejeje uyu umukeri tumariye iki nkatwe ibiremwa muntu? Kuko ngo yarabanje irema ibintu byose, nuko isozereza ku muntu, ibona kuruhuka. Impamvu yaremye umuntu ni iki? Yaremye umuntu ngo abigenge, byose bibe byiza kuri we, ajya abireba byishimire, bimufashe mu gihe cya ngombwa. Uyu munsi wa none rero waba ugira ikibazo cy'amenyo, iyi ndwara y'amenyo yarateye, amenyo akagenda akajoga inyo neza, ukagira ngo harimo ibisimba byicara bitondagiramo, ukagira ngo harimo akamunani. Uyu munsi wa none rero amenyo hari uko wayagenza wifashishije ibimera. Icyo kimera ubona muri video yanjye, sinzi aho utuye, sinzi aho uba ngo ube wenda ukunda kukibona, ariko icyo kimera ni ikimera cy'akamaro kanini, ni ikimera cyagufasha amenyo yawe rwose akaba amenyo mazima y'urubogobogo, akaba amenyo akomeye, akaba amenyo adapfa guhungetwa no guhungabana, akaba amenyo adatinya ibintu bishyushye, akaba amenyo atapfa guhongoka, ndetse n'ayandi ateramwo imisonga, wa musonga utuma ujya gukuza iryinyo, umwe utikura ukaba wajya gukuza iryinyo. Rwose birashoboka cyane ko iki kimera kiboneka ahantu hose, cyagufasha kikakugirira umumaro. Hari ukuntu amenyo yikarakasa cyane agateramwo imisonga, ntacyo wakoze, ntacyo wagize gute, cyangwa se ryaranacukutse rikakwandagaza, rikaguteza abantu, rikaguteza inzuki, ukumva rikateramo imisonga, ukumva wabyinagura. Ayo menyo abaho, cyangwa se akumwe ushobora kumwenyura gatoya umuyaga ukajyamo, ukumva wakwicara hasi neza ukinyarira. Ndavuga bene ayo menyo narimo imisonga imwe ukubita ukicara, nacyo nta kibazo wagikoresha. Nta kindi rero, hari abakunda kumbaza ngo njye mbabwira amazina yabyo, ariko akenshi nzana ikintu n'ifoto yacyo. Ubu ndi kujya kugifotora. Icyo kimera rero cyitwa ikigorogoro. Ikigorogoro kiba kimeze nk'imigwegwe, abazi imigwegwe, kiba kimeze nk'imigwegwe, ariko cyo kirakura, kigakura nk'inusi, kigaterera kikajya hejuru. Abenshi sigaye mbibona babitera nk'ibirabo, ukagitera nko mu mbuga iwawe, kikera nk'ikirabo, kikamera nk'ikirabo, ariko iyo ubirebera kure ubona ari nk'imigwegwe. Uti bikoreshwa gute rero? Ugira gutya ugafata
kiriya kibabi cyacyo, ukagifata ugafata ikibabi gikomeye ukagicyoroshya nyine ku buryo kijya mu kanwa nta ngingimira, ukacyoroshya ukagikaraga kikoroha, warangiza ukakazinga neza n'amazi yako ugashyira mu kanwa, hanyuma ugatangira ukajya ugitsindagiza amenyo nyine mu kanwa. Abazi ubugoro barabyumva neza, ukakigaragura mu kanwa ukakigaragura mu kanwa, umva wagira ngo kibitsemo twa tunini tugabanya imisonga, wagira ngo twibitsemo rwose ibinini bigabanya imisonga. Iyo amenyo ari kukurya ugenda wumva ceceka ahonga buhoro, arahonga rwose buhoro buhoro, ukajya kumva imisonga iragiye. Rero iyo umuntu ari kugikanjakanja kizana amazi menshi 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 y'icyatsi. Ayo mazi niyo agira umumaro mu kanwa, umuntu aragikunda ndetse kiba kinaryohereye, kiba kiryoheye ntabwo gisharira, kiba kiryohereye. Rero uritonda ukagakanjakanja neza, ukakanjakanja, ntabwo nkubwiye ngo uzamere ko uracira, uracira, urakanjakanja ukirinda kumira, uracira. Uti se umize byagenda gute? Ubwo bushakashatsi ntabwo ndabukora, ariko urakanjakanja kigakora umurimo cyagenewe mu kanwa, ukongera ugakanjakanja, mbese kugeza ubwo y'amenyo atinya bishiramo wumva. Noneho ukabikora iminsi 3. Bakita ikigorogoro. Niyo foto mubona muri video yanjye. Rero niba hari ikindi wakumva nagukoreraho video, ujye unyandikira hanyuma nkigushakishirize. Hari abandi bakoresha ubwunyu bwa nyamanza. Ubwunyu bwa nyamanza rero shabwo ntabwo bugipfa kuboneka ahantu aho ariho hose, ariko nk'ahantu basaruye ibishyimbo cyangwa ibirayi ushobora kutubonamo utwunyu twa nyamanza. Utwo rero ni utwatsi turandaranda, natwo ndadushyira muri video, hanyuma twera akantu kari nk'agashyimbo kakera. Ako gashyimbo rero ni kufata ukagakanjakanja, kaye kararura, ukagakanjakanja. Ako rero kavura amenyo atinya ubushyuhe. Niba wankunze ukande subscribe, tugume kubana, kandi nabyo bimpa imbaraga zo kuguma gushaka ibibagirira umumaro. Reka rero nce bugufi mfotore icyo kigorogoro nkibereke.